Ngeze aho ngaho ndavuga ngo rero ngo abana banyu nimukajye mubahahamura, mujye mubabwira neza, mubereke urukundo, mubereke impuhwe, mubereke mubagura isaha. Yari afite isaha nini, yari yambaye urusaha runini ku kuboko kwe, akareba gutya ku isaha, ngo urabona isaha, ngo urabona saa moya zitageze, bajya ambwira ngo iwacu bashyingiwe areba, bambyara areba. Hanyuma rero ubwo murumva yuko anduta. Kunzi wa Mama Sharon Official, tuguhaye ikaze kandi twizera kuguhe neza cyane mu bice urimo bigiye bitandukanye by'isi. Tuguhaye ikaze nanone cyane muri uyu mwanya. Amahoro ya Yesu Kristo akomeze kubana nawe. Nge nitwa Isa Noel. Hanyuma turi kumwe na Kubwimana Maria. Ni igice cya kabiri tugiye kugaruka ku buhamya bwe. Mu gice cya mbere mwarabubonye, tuzakomeza kugenda tugaruka ku buhamya bwe mu rwego rwo kugira ngo muzabukurikire ndetse mugire icyo umukuramo. Avuka mu muryango w'abana 7. Maria niwe wa mbere, maze imyaka myinshi ashatswe cyangwa se ari mu rushako, ariko yagize ibibazo bikomeye cyane. Mugabo we yarwaye paralize, baca mu buzima bugoye cyane, by'umwihariko Maria aca mu buzima bugoye, bukakaye, bumeze nabi, ariko Imana arayishimira muri byose. Ubushize rero mu gice cya mbere yagarutse uburyo yavutse muri famiye yarerewemo, famiye ye uko yarezwe mu buzima bugoye, bamutwaza igitugu, ko yashatswe atarambagijwe, akavuga kandi ko bashakanye uburyo batigeze bakundana. N'ubuhamya tugusaba gukurikira ukazagenda wumva. Hanyuma muri iki gice cya kabiri turaza kugaruka ku bibazo Maria yahuye nabyo mu rushako. Maria, tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Kubwimana Maria nkuko babivuze. Ndabanza mbasuze, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mwese abanteze amatwi, abakurikirana Mama Sharon Official, ndabaramukije aho muri iki gihugu ndetse no mu mbibi zacyo, n'abari hirya kure mu mahanga, muri Amerika, n'abari mu Burayi, n'abari muri Afurika. Mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Muri iki gice cya kabiri rero cy'ubuhamya bwawe turaza kugaruka mu bibazo wahuye nabyo mu rushako. Bitangira ryari? Ibi bibazo byatangiye ryari? Ariko bwa mbere nifuje ko mbanza nkashima Imana ko Imana hari ibyo yakoze. Ngomba rero kubanza kubishimira Imana. Ndashimira Imana ko yangiriye neza, ikampa agakiza kayo ku buntu. Ndashimira Imana ko yangiriye icyizere, ikangabira umurimo wayo. Ikindi ndashimira Imana ko yankijije uburwayi bugiye butandukanye. Yankijije uburwayi nari ndwaye, umwe buhindura abantu nyamabara cyangwa nyamweru. Uburwayi naburwaye muri 2008. Uburwayi bw'uruhu bumerera nabi cyane. Njya kwa muganga ahantu hose ndivuza biranga, ahubwo bampa umuti nashyiraho bikanga, bigakura, bikaba byinshi cyane. Nabona ari no barariri hano n'iri riri hano, cyari kimanutse kigeze aha, cyo cyaramanutse kigeze aha. Mwumva ibibazo binkomereye cyane, ariko Yesu ni umuganga, umudogiteri w'umuhanga. Amen. Umunsi umwe rero Yesu arankiza. Nari ndi mu rusengero mu iteraniro rya kabiri ryo kwegera ameza y'umwami. Maze kwakira igikombe cy'amaraso ya Yesu, numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye ndagukijije. Guhera uwo munsi nibwo uburwayi bwagiye bukira. Nabona yuko nakize, ntahindutse nyamweru. Ibyo numva nabishimira Imana. Igihe cyose aho ndi hose mba numva nashima Imana. Iyo nibutse ukuntu yangiriye neza ikankiza kuba nyamabara, numva nashima Imana. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ndashimira Imana ko yandokoye urupfu rutunguranye rwo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 3 2006. Hari saa 10 nari ngiye gupfa urupfu rutunguranye, ariko Yesu asiba imva. Shitani yari yancukuriye imva, Yesu arayisiba. Yesu nashimwe cyane. Amen. Iryo nishimwe naryo numva namushimira buri gihe kuko yanyongereye iminsi yo kubaho. Ni byinshi yakoze muri uyu mwaka wa 2020 yabanye natwe, yaraturinze, yaraturengeye, yatwemereye gushyika muri uyu mwaka wa 2021. Imana ibishimirwe nabwo, bihererwe icyubahiro ko yatwimanye
ntabwo yigeze idusiga mu rugamba twagiye turwana mu ntambara nyinshi, kuko iyo turi hano mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Ntabwo rero yigeze idusiga, ahubwo yabanye natwe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iby'imvura iri mu ijuru ko nyishimiye ni byinshi cyane, ntabwo nabirondora, ariko Imana yabanye natwe, ntabwo yigeze idusiga, ntiyigeze itureka, ntiyigeze idutererana. Ku ijambo ryayo riravuga ngo ntabwo izadusiga kandi ntabwo izaduhana. Muri byose rero ntabwo ijya idutererana. Imana nishimwe. Hanyuma rero nifuje ko tuganira nanone ku buhamya bwanjye. Ngarutse hano nagiye mbabwira ko ubuhamya bwanjye buri mu byiciro. Ubwo mperutse hano nabahaye ubuhamya bw'ukuntu navutse n'ukuntu narezwe, n'ukuntu nagiye mpura n'ibibazo nyine mu kurerwa kwanjye. Hanyuma rero kugeza nshatse niho nari nagarukirije. None rero nifuje ko kubaha ubuhamya nanone ngeze mu rugo, uko byangendekeye n'ibibazo nagiye mpuriramo nabyo, nibyo tugiye kuganiraho mu minota turi bumarane. Hanyuma rero nifuje ko banza gusoma ijambo ry'Imana biri hano mu gitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva ibice ni 14 n'umurongo waho wa 15. Hari amagambo avuga ngo Uwiteka abaza Mose ati ni iki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Hanyuma rero nababwiye ngo ngiye kubaha ubuhamya bw'ibibazo nahuriye nabyo mu rugo, byari bikomeye cyane, ariko ntabwo nigeze nsakuza. Nkimara kugera mu rugo, umunsi naraye mu rugo ijoro rimwe, narababwiye ubushize ngo byucamo humura ntibigutera ubwoba, ko birimo biri kugutegura ibindi uzacamo nanone. Hanyuma rero naraye mu rugo umunsi umwe, ndi umugeni, umugabo wanjye wari wanshatse tutakundanye, tutanabisezeranye. Byabaye nk'impanuka, mbese kuba umugore kwanjye byambereye impanuka, ni nk'impanuka. Ariko bwarakeye mu gitondo umugabo arambwira ngo ninza ajya kunyereka umurima njye guhinga, ndi umugeni. Njya mu murima njya guhinga, ajya kunyereka umurima, turajyana ahantu kure cyane, nko kuva nk'ahangaha ukajya Imageragere. Urwo rugendo rwari rurerure, abantu bahazi wenda kuva mu Nyakabanda ugera Imageragere. Kuva mu Nyakabanda ugera Imageragere. Abantu bahazi bankurikiranye bari kumva urwo rugendo ko ari urugendo rurerure. Mbere yuko gato tugaruka kuri urwo rugendo, ese wenda gukundana gushakana mutakundanye byagenze gute? Wenda hari abantu batabikurikiye. Yaraje ansanga iwacu nimugoroba nka saa 11 n'igice, kuko mu gitondo nka saa 12 gitondo cya kare yari yabyukiye mu rugo iwacu, pera twari duturanye muri quartier. Yari yaje mu gitondo iwacu, ari umusore uri umukobwa, ari umusore mukuru unduta cyane, bajya ambwira ngo iwacu bashyingiwe areba, bambyara areba. Hanyuma rero ubwo murumva yuko anduta. Yakurushaga nk'imyaka ingahe? Ntabwo ndi kuyibuka, ariko andusha imyaka myinshi. Yandusha imyaka myinshi, ntabwo tungana. Mu bigaragara namubonye ntabwo wabona ko imyaka ndusha ari myinshi. Ubwo rero tugaruke gatoya, araje mu rugo. Araje mu rugo mu gitondo, aravuga ngo tumusigaranire urufunguzo ngo turumubikire, ngo hari abana ngo bari buze kumusura ngo bo kwa mushikiwe, ngo nibaza turubahe, ngo bagende bakingure nyine bajye mu rugo aze kuhabasanga. Hanyuma aba bana ntabwo bigeze baza, twarabategereje turababura. Bibaye nimugoroba baciye mu rugo, araza nka saa 11 nyine n'igice. Araza arinjira, ariko ngewe mpaguruka njya kumurebera urufunguzo rwe. Nari ndi kumwe n'umwana murumuna wanjye nkurikira bwa kabiri. Hanyuma ndamubwira ngo abana ntabwo baje,
ngo akira urufunguzo rwawe. Hanyuma araza ahita yicara muri salo, nta n'umuntu wari umubwiye ngo yicare, nta na karibu nari muhaye, nahagurutse musanga mu muryango nawe ahita ncaho, ubwo araza aratambuka aricara, muhaye urufunguzo arangije aravuga ngo ntabwo ngenda, ngo turajyana, ngo ujye kumbera umugore. Mu by'ukuri umuntu ubona umuntu bwa mbere yarangiza akamubwira ngo reka ajye, ngo naza ajye kumubera umugore, tutabivuganye, tutabipanze, nta naho dusanzwe duhurira, murimo murabyumva namwe. Murajyana. Hanyuma rero arambwira ngo ndajya kumubera umugore. Ndamubwira nti ntabwo njyewe njya kukubera umugore, ni njyewe, ariko uri umusazi cyangwa haguruka utahe. Nahagaze mu muryango ndamubwira ati haguruka utahe, mpagarara hariya ku rugi ndamubwira nti haguruka utahe vuba. Ibyo bintu uri kumbwira ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Ibyo bintu mbwira ko numva ntari kubyumva, ngo nyamara ngo ndava hano tujyanye. Icyo gihe wari muto? Nari muto. Nko mu myaka ingahe ugereranije? Ntabwo nshaka kubivuga, ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa. Hanyuma rero ndamubwira ntihaguruka utahe ujye iwawe, hano nta mugore wawe uhari, ntabwo twebwe ibyo ngibyo bitureba, taha ujye iwawe, urufunguzo rwawe twaruguhaye. Ngo nyamara simva hano, nuko byagenze. Nari nanabivuze ku bankurikiranye ubushize, nari nabibabwiye. Hanyuma nagiye kuba umugore we, yagumye aho ngaho, arahaguma. Saa moya ziragera, yavugaga ijambo rimwe ngo ngwino tugende ujye kumbera umugore. Nta kindi yavugaga, ntiyigeze anicara byibura ngo anganirize, ntiyigeze byibura wenda nambeshya ngo ambwire neza, ahubwo yarampaburaga akambwira ngo ngwino tugende, ariko akambwira ngo dore isaha, yari afite isaha nini, yari yambaye urusaha runini ku kuboko kwe, akareba gutya ku isaha, ngo urabona isaha, ngo urabona saa moya zitageze, akongera saa 3, saa 2 zikaba zirageze. Ngwino tugenda, ariko akareba ku isaha, urabona saa 2 zitageze, saa 3 nazo ziragera, tugende dore saa 3 zirageze. Saa 4 ziragera, ijambo ni iryo ngiryo, ngwino tugenda, ariko papa nta wari uri mu rugo. Aho twari turi hari aho papa yabaga, papa yari yaragiye gukora akazi mu mujyi. Hanyuma rero njye nari nagiye ngiye gusura papa yabanaga na murumuna wanjye mu rugo, njye rero nanavuye mu rugo nje gusura papa. Hanyuma rero ni muri urwo rwego nyine, ariko papa uwo munsi ntabwo yari ahari, yari yazamutse yagiye mu rugo kureba mama. Iyo habaga ari muri weekend yabaga yazamutse nyine yatashye, ntabwo yabaga ahari. Uwo munsi rero ni njye wari uri mu rugo, njye na murumuna wanjye. Akambwira ati ngwino tugende, niwanga ndarara hano, papa wawe naza azansange hano, kandi tuzajyana. Wamaze no gukubitwa, papa wawe yagukubise, wamubwiye ukuntu wararanye n'umugabo ahangaha mu nzu, uzamusobanurira impamvu. Iyo ngeze aho ngaho ndavuga ngo rero, ngo abana banyu nimukajya mubahahamura, mujye mubabwira neza, mubereke urukundo, mubereke impuhwe, mubaganirize, mubabe hafi, kuko kubera ukuntu bandeze bamputagiza, bampabura, icyo bambwiye cyose bakambwira ati cari vuba ihute, aka kanya ugeze aha ngaha, byatumye no mu rugo rwanjye ariko ndubamo umugabo nyine tubana uko nguko nyine amputagiza, amputaza ntwara uko yishakiye, kubera ukuntu ariko bandeze. Hanyuma rero yarambwiye, byageze na saa 6 z'ijoro akiri aho ngaho, bigeze na saa 8 ari aho ngaho mpagaze, ntabwo nigeze nicara, we yari yicaye ngiye mpagaze. Murumuna wanjye araryama. Hanyuma biba saa 8, biba saa 9, saa 9 n'igice hafi aho ngaho, saa 10 zenda kugera z'ijoro. Ntabwo wigeze ushaka gutabaza abaturanyi? Ntabwo abaturanyi, hari mu gihe kibi cya 97, ntabwo abantu bari bahari, abantu bari barahunze, amazu yaragiye abereye aho ngaho, abandi barapfuye. Ni muri kiriya gihe muri icyo gihe hafi aho ngaho hari hagiye hari amazu nyine atabamwe abantu, inzu irimo umuntu ari nk'iriya hirya kure. Hanyuma rero ntabwo nigeze ntabaza.
kandi ntabwo byanjemo nari umwana waho ngaho ucecetse uhora acecetse ntabwo mu rugo bigeraga bampa ijambo ntibigeraga bampa umwanya ngo mvuge rero nari umuntu waho ngaho umeze nk'inka cyangwa umeze nk'intama naba nahari ni umeze nk'intama bakantwara uko bishakiye barumuna banjye bakantwara uko bishakiye buri muntu abo wese akantwara uko yiboneye hanyuma rero saa 9 z'ijoro ziba zirageze saa 9 z'ijoro rero zigeze ndamubwira ati ariko ntihaguruka utahe dutahe ngaho tugende kuko nari ndi kubona ko bukeye bagiye kuza kwa kundi yari kunkangisha nyine ambwira ngo papa waraza urasobanura ukuntu wararanye n'umugabo ahangaha mu nzu n'ubundi tuzajyana kandi yanagukubise yaguhaye imihini hanyuma naramubwiye ntihaguruka rero tujyane njye nari nzi yuko agiye guhaguruka akagera mu muryango ku muryango hari akantu k'agasima umuntu yururiraho k'agafondasiyo nari nzi yuko ari buhaguruke nyine agasohoka noneho nkahita nkubitaho urugi ntabwo ariko byagenze ahubwo we yaramfashe ahita njugunya hanze aba ari usigara ahagaze mu muryango amfata nk'ubutagize akantu k'akana nyine kaho ngaho yiboneye ajugunya aho ngaho hanze ahita avuga ngo urashaka kunkingirana ngo wandushe ubwenge ngo sohoka ngaho tugende yansohoye hanze agenda amfashe ukuboko yagiye ankurura aragenda ngeze iwe ntabwo nigeze mvuza induru sinigeze ntaka agenda ngeze iwe arakingura ajugunya mu nzu nuko byagenze hanyuma bwabaye nyine ubwo hari kuwa gatandatu ubwo habaye ari ku cyumweru nyine yarabyutse aragenda ansiga aho ngaho ajya sinzi iyo yagiye yirirwa iyo ngiyo yaje nka saa 8 z'amanywa hanyuma rero mu gitondo bwarakeye ariko wa mbere nibwo yambwiye ati tugende njye kukwereka umurima urumva ko ari umunsi umwe nari mparaye ari ijoro rimwe nari mparaye kuko irindi ryo bwari bwakeye ntago wari umunsi uwo nguwo hanyuma arambwira ati tugende rero njye kukwereka umurima ujye guhinga yangize umupagasi nababwiye ngo nzababwira ibibazo nagiye mpurira nabyo mu rugo umugabo wanjye yangize umupagasi ndi umugeni ntabwo yaranyitayeho nta mpuhwe nabonaga mfitiye nta rukundo byo kuvuga ati ese sheri wanjye bite ntabyo nzi ibyo kuba yamvugisha yanganiriza ibyo ntabyo nzi ibyo kuba twajya inama ibyo ntabyo nzi hanyuma ubwo twaragiye aranyereka mu umurima munini cyane w'imiringoti nk'itandatu ngibi bishyimbo ngo genda ujye mu bagari hanyuma bwarakeye rero babana yavugaga abari mu kahe karere hari mu karere ka ni mu ntara y'Iburengerazuba cyahoze ari ku Kibuye ubu ni Karongi ukomeza kugenda ubaho muri ubwo buzima kuzutaguza ese mu rugo baba barabimenye noneho ko Mariya yashatswe na runaka w'ibunaka aho ngaho mu gace mwabagamo barabimenye kubera bari bamuzi twari tunaturanye ntabwo yari umuntu wakure yari umuturanyi ko nyine arabyihorera yaje kumubaza ati se ko wanjyaniye umukobwa nta yamwandikiye urwandiko arabimubaza aravuga ati umukobwa wawe uzaza umutware niba uzamugira umugore uzaza umujyane hanyuma rero bibaho ngaho nyine muri icyo gihe ntabwo yitabazaga wenda inzego z'ibanze kugira ngo zigire ikintu zamufasha ntazo yigeze yitabaza yabirekeye aho ngaho nyine arabyihorera mba umugore uko nguko nyine uwo munsi rero ikintu cyambabaje ni ukujya mu murima umugabo akanyereka umurima ntavuga ati byibura tuririranwa yaragiye aranyereka nkwereka nyine umupagasi waje gupagasa ansiga aho ngaho n'abana nyine yari yavuze baza kumusura bwarakeye nyine baraza hanyuma rero tukajyana mu murima ubwo bari baje kumufasha kubagara ibyo bishyimbo arababwira ati buriya nzabashakira n'undi mupagasi we ubyumva ntabwo nabyumvaga ariko njye naketse ko ariko hari yababwiye kuko twajyanye aratwereka umurima turabagara kugeza saa 10 turataha we yitahiye yiziye kajya mutahiwe yitahiye yiziye mu rugo nako ntabwo yaje mu rugo yahise nyine yigira mu mujyi aho yirirwaga yari umuntu waho ngaho nyine usa naho ari umusongarere ariko muri icyo gihe cyose mwabanaga nk'umugore n'umugabo muri icyo gihe cyose twabanaga n'umugore n'umugabo
bakaba barabanye neza bakundanye, ariko ukabona kuba mu rugo byarabananiye, kubana n'abagabo babo byarabananiye, ugasanga byarabacanze, ugasanga barimo bari kuvuza induru. Nengeza ngo numva nababwira ngo bajye bihangana bakomere, kuko biroroshye kuba wabana n'umugabo wakurambagije wagukunze, ahubwo birakomeye cyane kubana n'umuntu mukamwihanganira kandi ataranagukunze mutarakundanye. Ibindi bibazo waje kugenda uhura nabyo mu rushako ni ibihe? Kuko muri iki kiganiro uyu munsi uragaruka kuri ibyo bibazo. Icyo kibazo cyarankomereye cy'ukuntu twamaranye iminsi 5 najya kubona nkabona yizaniye umugore. Umugore bari basanzwe babana, ko ngiye ntabwo nari mbize, nabimenye nyuma nyine ko bari basanganwa, ko yari habara rye nyine. Hanyuma uwo munsi rero tumaranye iminsi 5 nagiye kubona mbona baraje bafatanye ku rutugu, baraza bajya mu nzu bancaho. Umugabo arambwira ngo jya guteka icyayi. Nanjye nakase njya guteka icyayi, nababwiye ngo mu rugo barantumaga nyine bakankoresha aho bantumaga hose naragendaga, icyo bavugaga cyose napfa kumva bavuze, ntabwo nigeraga nshinga ijosi. Ukorera aho rero nawe niho yamfatiye nyine, nawe yavugaga nyine numvaga icyavuze nyine nkahita hari icyo nshyira mu bikorwa. Baragucaho batekera agacyayi, abancaho. Umugabo arambwira ngo ninjye guteka icyayi, njya guteka icyayi mu gikoni mu gikari, bo bajya mu cyumba. Ntabwo sinigeze ntekereza ese bari abantu ko bagiye mu cyumba, nta kintu nigeze mbakekeraho, uretse ko ruko nyine byagenze. Wumvaga bari nk'umuki bari kwiganirira? Numvaga ntabwo nigeze mbitekereza, nagiye guteka icyayi. Hanyuma nyine naje kubona ibimenyetso nyine by'uko nyine ibyo bari barimo nyine. Ibimenyetso by'ibyo bari barimo. Hanyuma ntiwegera nyamugabo ngo umubaze? Ntabwo nigeze mubaza, sinigeze mubaza, naramwihoreye. Kubera ukuntu wamutinyaga? Kubera ukuntu ntavuga, kubera ukuntu ndaho ngaho ameze nk'inka nyine, mpora niturije nyine nicecekeye. Agacyayi warakabazaniye? Agacyayi narakabazaniye, duhurira nabo mu muryango w'icyumba nzanye icyayi. Hanyuma rero barambwira ngo ibyo byayi byawe wabitindanye ngo wirirwe turigendeye. Barongeye barigendera, bansigaho ngo usigare ubyinywera ibyo byayi. Hanyuma rero nuko byagenze, ibyo nabyo nabyihanganiye. Hanyuma umugabo yatangiye rero ubwo ngubwo nyine akajya nca inyuma n'ubundi, akazana abana, akazana abagore, akanca inyuma. Hari n'uwo yigeze kuzana tumarana amezi 6 mu rugo. Mubusangiye uburiri? Oya, ntabwo twabusangiraga, ariko yabaga aho ngaho nyine, we yaravuga ngo ni umushyitsi, mbese tukabana aho ngaho. Yagiye mu gihe cyo gufata ibyangombwa, kubera ko yavuga ngo ni uw'Icyangugu. Hanyuma aramubwira ati rero dore bari kwaka ibyangombwa, bari kubwira abantu ngo bose bagiye gushaka ibyangombwa, ngaho utaha ugenda uzagaruka uvuye kuzana ibyangombwa. Nicyo cyamukuye aho ngaho. Ubundi yabaye aho ngaho amezi 6 arashira, agasigara aho ngaho. Ngiye nkajya guhinga, nkaza nkateka, nkamugaburira. Umugabo yazaga ninjoro cyane nka 5, namugaburira, namubwira ati ngwino tujye ku meza, akavuga ngo ngiye ntabwo njya ngo ndarya ngo runaka ari uko aje, avuga umugabo wanjye. Hanyuma rero umugabo akaza kuza, akabaza ati akaza amuhamagara ngo wariye, akamubwira nkamubwira ngewe abari ngiye mubwira ngo ntabwo yari yagutegereje ngo aze musangire. Hanyuma akamubyutsa rero akaza bakarya. Ibyo bintu nk'ibyo ngibyo nabibayemo, nyamara ntabwo nigeraga nsakuza, kuko ntabwo gusakuza ari wo muti w'ikibazo. Gusakuza mu kigeragezo buriya ni ukwitesha umutwe. Iyo ngezeho ngo ndavuga ngo ntihakazagira umuntu ugira ikibazo ngo ajye yiteshe n'umutwe. Kandi nta bagore b'inshuti za wenda bari hafi aho ngo ujye ubaganiriza, bakugira inama, babwire, cyangwa se inshuti zawe za hafi, aba abakobwa cyangwa abavandimwe? Ntabwo nigeraga njya mu gakunguki, kandi aho ngaho nabaga ntabwo wajyaga mu gakungu k'abagore. Ntabwo nigeze njya mu gakungu k'abagore. Ni ukuvuga ngo ibibazo wahuraga nabyo byabikwaga muri wowe gusa? Ni njyewe gusa wabyimenyeraga, nta muntu nigeraga mbibwira n'umwe, keretse nko mu rugo nibo babimenyaga, kubera barumuna banjye bazakunsura bakabibona nabo. Nuko byagendaga nkabyihanganira. Umugabo rero yaracuruzaga, akabyuka akagenda akajya kurangura ibintu
akaza akabisiga ku wundi mugore w'incorekeye w'ihabara rye. Ibyo bintu nabyo byarambabazaga, akahasiga ibyo acuruza byose akabibika aho ngaho, kandi ari hafi yo mu rugo, atari kure ngo wenda ngo nuko ngo avuge ngo wenda nuko ari hafi y'umuhanda, no mu rugo yari kubihazana akabihashyira, ariko yabishyiraga kuri uwo nguwo. Hanyuma njyewe bakamfata nk'umukozi, nk'umuboyi, nk'umuja w'aho ngaho. Kandi uwo mugore niwe wangereraga mu bintu byanjye, mu byitwa ngo ni ibyanjye n'iby'umugabo wanjye. Uwo mugore akaba ari ungenera, hanyuma mba mu bintu nk'ibyo ngibyo. Yego rero abakunzi ba Mama Charlene Official, murabyumva ibyo kubw'Imana Maria yakomeje kugenda ahura nabyo mu rushako. Kubw'iminota y'ikiganiro reka tubihanganire, tube ducumbikiye ahangaha. Ubutaha tuzakomeza kugenda twinjira muri ibi bibazo yakomeje kugenda ahura nabyo, ngira ngo igice cy'ubutaha tuzagaruka ku bindi bintu wagiye uhura nabyo. Yego. Kadushimire cyane rero abantu bari badukurikiye. Sinzi nimba hari icyo wababwira nk'isengesho, wabasengera gatoya, ubundi tukazasubukura ubutaha. Murakoze. Urumva nasoza nsenga Imana, kandi mbwira n'abantu ko bareke gusakuza mu bigerageza, ahubwo bakomeze bagende. Rero nsenga Imana. Mana data wa twese, Mana nyiribihe, Mana ishobora byose, Mana iri hejuru y'ubutware bwose, Imana iri hejuru y'imbaraga zose, Imana yacu bwite, Imana data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo. Icyubahiro ni kibi cyawe, turagushimiye. Tugushimiye ko wabanye natwe akanya tumaze hano, wabanye natwe, watugiriye neza, wadufashije. Rero nsengeye imitima y'abantu bumvise ijambo ryawe ndetse n'ubuhamya, ndabasengeye mu izina rya Yesu, kugira ngo ijambo ryawe ndetse n'ubuhamya ubiherekeze mu mitima y'abantu babyakiriye. Uriherekeze ijambo ryawe Mwami, ijambo rivuga ngo nibakomeze bagende. Mana, ntago wishimira ko umuntu asakuza mu bigeragezo, ahubwo icyo wishimira nuko ubona umuntu wawe akomeza urugendo. Nta mpamvu nimwe rero yo gucogora, nta n'impamvu yo kugira ngo umuntu avuze induru, ahubwo ibyiza nuko umuntu yakomeza urugendo rwo gufasha abantu bawe bafite ibibazo bigiye bitandukanye, kandi ubihanganishe, kandi ubakomeze. Abantu bawe bakomere. Icyo ushaka nuko abantu bawe Mwami bakomera, icyo ushaka nuko abantu bawe Mwami bakomeza urugendo. Nta mpamvu nimwe yo kugambirira gusubira inyuma, ahubwo ibyiza nuko abantu bakomeza bakagenda. Cyubahiro nigikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Mwakoze cyane mwese mwari mudukurikiye, mukore like, subscribe ndetse munashyiraho comment. Mwakoze cyane.